Ni inkuru ishimishije, ni inkuru inejeje cyane abakunda kureba imyidagaduro cyangwa se showbiz hano mu Rwanda. Kuri uyu munsi ku itariki 10 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahamije Bishop Gafaranga ibyaha bigiye bitandukanye birimo guhoza ku nkeke uwo bashakanye, ariko rumukatira igifungo cy'umwaka usubitse. Bisobanuye ngo Bishop Gafaranga arahita arekurwa aka kanya. Ni umunezero rero, ni ibyishimo, ariko kandi abantu benshi dukwiye kubikuramo inyigisho, ndetse kandi inyigisho ikomeye. Ntabwo ari ugupfa guserebura gusa, haba kuri Annette Murava umudamu wa Bishop Gafaranga. Mwarabibonye nyuma yuko Bishop Gafaranga afunzwe yagiye agaragara nk'ufite ikibazo gikomeye, nk'ubabaye cyane, kubera yuko byavugaga ko yafunzwe ari we wagiye kumutangira ikirego. Ariko kuri uyu munsi none uko nguko bimeze, Annette Murava afite ibyishimo, afite umunezero wo kongera kwakira Bishop Gafaranga n'abanyarwanda bose muri rusange. Murabizi yuko uyu mugabo yakunze kugaragara mu magambo ye avuga amagambo menshi akomeye, aho yakunda kuvuga ko nta mugabo ukwiye gukubita umugore, akavuga ko nta mugabo ukwiye kubangamira uwo bashakanye, akavuga ko nta mugore nawe ukwiye gukora ibyo ngibyo. Ariko kandi byaje kugaragara yuko nubwo yabivugaga gutyo, mu rugo rwiwe bitari bimeze neza. Ari nayo mpamvu Annette Murava umuramyi, umwe mu baramyi dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda, baramya ndetse bakanahimbaza Imana, yaje kugera aravuga ngo birandambiye kubiceceka, birandambiye gutuza kandi nkorerwa yicarubozo, nkorerwa ibintu bitameze neza mu rugo rwanjye. Afata inzira rero ajya kurega umugabo we Zakaria Alias Bishop Gafaranga. Amaze kumurega birumvikana, inzego zishinzwe gutabara zahise zimuta muri yombi. Bamaze kumuta muri yombi rero, ariko Annette Murava yagaragaje umubabaro mwinshi ndetse n'agahinda. Bigaragara ko nyine yakundaga umugabo we, cyane cyane ko igihe cyose yajyaga kuburana, Annette Murava yajyaga ku rukiko akumva uko biri bugende, akagaragaza amarangamutima ye ko yifuza ko umugabo we yafungurwa akongera akagaruka mu rugo, akongera akayobora urugo rwe nk'uko byari bimeze mbere. Kuri ubu ngubu rero abanyarwanda cyangwa se n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abantu mwese mukunda Bishop Gafaranga, ndabamenyesha ko aka kanya ararekuwe, ariko nubwo arekuwe akatiwe igihano cy'igifungo kingana n'umwaka. Bivuze ngo ni amezi 12 agomba kumara yitwararika, adakoze icyaha, adacumuye. Uwo mwaka warangira igihano cye kikaba kirarangiye. Ariko bravo, ni ibyishimo ku bakunzi ba Bishop Gafaranga n'abakunzi ba showbiz nyarwanda. Ndibaza ko nta muntu n'umwe unezezwa nuko umuntu akwiye gufungwa cyangwa se akwiye kujya mu igororero. Twese tuba twifuza ko umuntu yahanwa n'ibyo, ariko akagaruka mu muryango. Abana bari bamukumbuye, umugore yari amukumbuye, umuryango wari umukumbuye, inshuti n'abavandimwe bari bamukumbuye, kandi ndizera ko abantu bari bamukumbuye bose bari buze kugaragaza ibineza, bari buze kugaragaza umunezero. Wakwibaza ngo isomo ryava hehe muri uru rubanza rwa Bishop Gafaranga? Isomo riri ku bagabo ndetse rikaba no ku bagore. Nta mugabo ukwiye kubaho atoteza umugore bashakanye. Ni umugore wawe, ni mama w'abana bawe, ukwiye kumufata neza, ndetse we yakunaniza ukirinda kwihanira, ukagana inkiko zikagufasha, inzego zibishinzwe zikagufasha kugira ngo ayo makimbirane aranduke. Aya makimbirane yo mu ngo ari kugenda agira ingaruka zikomeye, harimo abari kwiyahura, abandi bantu bagatingo. Mu by'ukuri ajya ukabona urugo rwawe rw'umuntu ukomeye ushikamye utabasha kurureka, ariko ukabona ararutaye. Kubera iki? Amakimbirane yo mu ngo. Bagabo rero twirinda amakimbirane yo mu ngo, kabone n'ubwo mwashakanye bitaba bimeze neza, ariko ni igihe cyo kugira ngo igihe nk'iki ngiki nubona bitameze neza ujye ugana inzego, kuko inzego nicyo zibereyeho. Bishop Gafaranga rero birumvikana yisubiyeho, yitekerejeho, yafashe umwanya wo gutekereza cyane ku byo ashinjwa cyangwa se ku byo aregwa,
arangije birashoboka ko yagiye imbere y'Imana akicuza, niko kugira ngo Imana ihite imworohereza, kandi yamworohereje nk'uko mwese mubibona. Urubanza uko rurangiye siko twese twari tubyiteze. Icyo rero ababyeyi bakwiye kwigiraho nanone, ntago ari byiza ko ikibaye cyose uhita wirukanka cyangwa se uhita uvuza induru. Ni byiza kugira ngo ushyiremo n'akantu ko kwihangana, kuko urugo ntabwo ari paradizo. Urugo si paradizo, ariko nanone ntabwo urugo rukwiye kukubera gereza. Hari ibintu rero uba ugomba kwihanganira, ukirinda guhita uhubuka. Bikagusaba kubana n'uwo mwashakanye neza amahoro, ukamwubaha kandi ukamwubahiriza, ukamukunda nk'uko muba mwarabyiyemeje. Bijya bibabaza cyane aho umuntu yifuza gushaka cyangwa se akifuza umugabo, agafata n'umwanya muremure wo kumusengera, ariko yamara kubaka urugo ugasanga niwe wa mbere udashaka ko urugo rwe rugira amahoro. Umugore mwiza atangwa n'Imana, kandi urugo rwiza ni ijuru rito. Bagore rero mukwiye kwitwara neza, mugakunda kandi mugakundwakaza bo mwashakanye, kuko ntago ari byiza kugira ngo mubane muterana amagambo. Iyo umwe azamutse undi agomba kumanuka, umwe yaba yamanutse nyine akareka undi akazamuka, niko bikwiye kumera. Ariko nanone ntago ari byiza ko ibibazo bizajya bihora birangirira mu nkiko. Hariho n'uburyo ukwiye kujya usenga, kuko burya hari ibibazo byinjira mu ngo ariko bitewe n'abadayimoni, ari ibitero bya Satani. Hari uko ugira gutyo ukajya kumva ngo abo kwa runaka ntibubaka, abo kwa runaka barubaka, ugasanga rero ni karande. Akenshi aba ari na karande zigendera mu bantu, zituma ibyabo bidashobora kugenda neza nk'uko baba babyifuza. Ni byiza yuko rero tuba maso, ariko noneho tugakaza amasengesho, tugasengera ingo. Nk'uko nguna kubigarukaho, ingo zifite ibibazo biremereye kurenza ibindi bintu byose. Gusengera urugo ni ikintu cy'ingenzi, ariko nanone nawe usenga ukwiye gukunda, ukwiye kwitoza gukunda, ukitoza guca bugufiya, ukitoza kubaha uwo mwashakanye, kuko niwe ukugize uwo uriwe. Akenshi witwa papa kubera ko ufite umudamu, ukitwa mama kubera ko ufite abana, ukitwa mama runaka, kandi ni izina ryiza ry'icyubahiro. Abenshi rero muriharanire, kuko ni izina riryoshye kandi rimeze neza. Reka mbwira abantu rero ko bakwiye kunezezwa n'ifungurwa rya Bishop Gafaranga, yaba abamuzi yaba batamuzi, mwese mushimishwe n'ifungurwa rya Bishop Gafaranga. Zakariya, ngo Bishop Gafaranga ni rihimbano cyangwa se ritazirano, amazina ye nyakuri yitwa Zakariya. Zakariya rero welcome, come back. Uhawe ikaze, wongere ugaruke mu muryango w'abagabo, umuryango nyarwanda, umuryango w'aba showbiz. Reka bari ko mbivuga, twongere twumve ya magambo yawe y'ubwenge, kandi turizera ko aho uvuye uhavanye amagambo y'ubwenge, amagambo akomeye. Mayindi yawe ndabizi ni nini cyane, iragutse, ugiye kutubwira ibintu byinshi, kandi uzakomeza ndetse no kugira inama na ba bagabo batitwara neza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bagore rero namwe bagabo, nimukundane, mwubake umuryango nyarwanda uzira amakimbirane. Amakimbirane abe makeya mu ngo, kuko urugo rwiza ni ijuru rito, ariko urugo rubi ndatekereza ko ari icumbi rya Satani, kandi icumbi rya Satani ntabwo ryavamwe abantu bazima, ahubwo urugo rw'ijuru rito rubyara abana beza, abana b'abahanga, abana b'abanyabwenge. Ngayo nguko nibyo rero dukwiye kwifuza. Wishime, urye, ugubwe neza, unezerwe, kuko Yesu yakubereye ku rugamba, kandi ibintu byose bigenze neza cyane. Shalom, ciao ciao.